ndaguhamagaye ngwamagaye kangahe wandaya we ndagira ngo nkubwire nari Brian iri kumva sinkubwira nabi sinkutuka ariko ndagira ngo nkwega sopo umva nkubwire wakabiwe njewe nago ndirevo nki sura agakecuru k'imyaka 31 we nago nagusanze ubyina muri MTN wandaya we ubu ngubu sidi kugeze mu bwonko wananutse wabaye nk'urutirigongo utangiye kunsambiraho wandaya uri kumbaza iki wakabiwe icyambere cyo uraciriritse abahungu ibaza abagabo na stade ngashaka ngo yaragusweye ariko ngwino hano zime neza byuka wandaya we ndagira ngo ngumenyeshe ko ngiye Jospi twarabyaranye ni papa Sarena dore wananutse dore usiga ngana nk'uru rutoki dore uzi impamvu ibibazo byakurenze uzi ngwino ngende mukeba wawe ngwino nziguhe nabonye waraneranyije no kwa mabukwe dore ejo buri nahamagaye mushiki w'umugabo wanjye ndamubwira ati ubundi muri Kigali ndi kumwe n'umwana ngwino umusuze mwanga kumusuhuza arigaragaza mwanga kuza kureba umwana wanjye ndagira ngo ngubwire ngo uramuryango nago mufite umukazana mufite indaya umukazana wanyu ni indaya ngo mwahisemo umukazana ngo mwiza nimbe nanjye ubwo buraya bwanjye ndabukora Sarena mwari mwabona Sarena buri cyo kurya mwari mwabona Sarena buri umwenda wo kwambara siwe mwana usana papa we kurusha abandi bose ari Garinacho na Fiona erega Fiona ndamuzi naramuretse ngiye mama wa Fiona yajyaga hamagara Jospi turyamye akamuma kambwa sheri akira ni mama Fiona nkamwitaba nkamubaza wa mugore ufite ikihe kibazo akaba arambwiye ngo umwana ararwaye nkaba nari binkohereza amafaranga ngenda umugore wibanga naragiye nkunda umwana wanyu ndihisha urumva ndagira ngo mbamenyeshe ko Jospi twarakundanye no kumunsi agira bida kundana na Biju na Nicole ari hano iwanjye mu byumba araryamye mumbwire njye kumubyutsa aza bibibwirire na Biju azaza kunsura icyo gihe Biju yaraje asanga ngiye narabyaye Sarena ndi kwa Jospi nabarumuna baje twagiye kumukorera beat twamuzaniye na cake araza yinjirana na Biju bari kunkora iki Jospi n'umugabo wanjye twarabyaranye ninjye wabyaye umwana basakurusha abandi bana nagaru kwikira hejuru yego nta mubyeyi utakunda umwana we cyangwa muvuganire akubwo mwanganza abantu 400 mukama gift habe na manigani na Galaxy na Hatimi ngiye mfungera byihorere bino bintu ndi kuvuga kari ibintu biri mu buzima bw'umuryango wacu kandi byanyabyo ngira ngo mubabyutsa abantu bose mu sharing no live abantu babigihumbi n'abantu muzino story muzamuke urumva waragiye wigira nabi warananiranye wowe neri wirirwa usambana nk'isazi wirirwa usambana nk'imbobore kambi kubwire ngewe nari boss wawe nkora kwa Ramus zose ngiye ndi manager nago naguha akazi kandi uri mukeba wanjye wa Kigoryi kuki utareba yuko nkukunda ubu nararebye mbona mu babyinyi bose bashaka akazi mitamo abari wowe uza kubyina kwa Ramus zose subizi rata Bad B ubu ndagira ngo iyi live sharing group zose z'abamansuzi bazamukanga mbafite ubutumwa kuri Jospi na Neri please I'm begging you yipostinge mu magroup y'abamansuzi mwese muze hano uyu mugore yarananiranye yigize nabi uyu mugore ngo ni Neri naramukoreshaga najya kubona nkabona ari kuryana iminwa n'umubyinyi bita Kelly w'umumansuzi bankorera iveje bundi nanabipostinze mwabibonye ndagira ngo mbaye story zabo ninjye wari manager wabo ninjye wabahembaga ubwo Neri ubwo akantu kose Kelly akeneye akabara kamuguri agakomande akabara kamukoreshereje Neri yajya guhembwa tukamuhemba 2,000 by'amanyarwanda reba wa munsi nkora live abantu twese tukaza ahantu wakoraga niba wari manager nari manager w'ababyini reka mbanze mbaye story ibi bintu ngiye kuvugira hano namwe nago mubizi sibyo Neri najyaga kumuhemba nkamuhemba 2,000 Kelly yajya guhembwa agahembwa 40,000 wenda yaba yarakonsomye agahembwa nka 45 kwanza Kelly naga ajya asinya bamuhereza senkani ze zifunze
Jospi bikagenda bikamutera stress, akabona ari kwishyura inzu wenyine, ari guhaha wenyine, indaya yaraye mu kabari irimo irasambana na Kelly. Ibi bintu ndabivuze kandi ubu butumwa bugere kuri mabukwe yicara amenye umukazana afite ngo ninde. Mana ibi bintu byaneraga agahinda, mana nge nkajya mu gikari nkajya kurira nge na Bijou. Nkamubwira ati Bijou ibi ni ibiki? Ubwo rero Bijou rero ko murabizi Bijou yabaye mu ex wa Jospi, urabizi yakuyemo inda yiwe, akabahamagaye Jospi akaza, yagera mu kabari Jospi yinjira akavuga ati munsimbuke nje kureba mama Sare n'umugore wanjye. Uri kumva? Asigari proud y'umwana we, nje kureba mama w'umwana wanjye mama Sarena. Nago yinjiraga avuga kaje kureba Neri. Abantu bose babikubwira, mugende mubaze Janti umugabo wa Bijou, mubaze Bijou, mubaze aba manager bose bo muri bahari yakora muzose. Jospi yinjiraga ari ngewe, ni nge wajyaga kumufata ku muryango, akinjira akaza tukicarana kuri table tukanywa byeri, inda ikajyara kuri kontwari kababara, ikagenda ikajya kunyishyiramo, kandi biriwe bakurya iminwa umunsi wose. Kelly yiriwa guso. Jospi yafashe Kelly amujyana mu gikara, aragenda aramubwira ati wowe gasopo ku bagore banjye, Jessica ni mama w'umwana wanjye na Neri ni mama w'umwana wanjye, ujye ugira ahantu ugarukira. Yamwiyamye inshuro nyinshi nako natamwiyamye, ariko indaya irakomeza ijya gukunda nde? Ijya gukunda Kelly. MC Gudugari uranyemera nkohereza amajwi ya Neri ari kumbwira ukuntu yasariye Kelly. Nyaguye akine sha ya phone yanjye indi nta megabyte zirimo je, kandi hano kuko ndi live subu ntabwo byako. Kandebe gato uretse umuntu biri bukunda mbwire muzamure ibindaya wowe kumama zenu, ngiye kugushyira ku karubanda umunsi wose, isi yose izimenye ibyawe. Sindi bugutuke nge nago nyitukano zabaze, ariko ndashaka yuko muri famille yacu y'umugabo twashatsemo bamenya ngo uri muntu nde, uri muntu ki, bakumenye. Uri umugore mubi Neri, uri umwana mubi, narakwiyanganiye bihagije, nta kintu kiza na kimwe wigize unywera we mu buzima bwa wandaya we. Umva ngo mbabwira abashu umunsi bamfunga, muri umunange yaragamagara akabwira ati se ko Jessica bamutwaye waje ugafata Sarena. Uzi ukuntu yamushubije? Yaramubwiye ngo nubwo nasanga ngo bari kumurongora mu muhanda nago namutabara, kandi ubwo ngo n'umugore ngo twabyariye umugabo umwe ngo bana na papa w'umwana wanjye, wirirwa usambana nk'isazi, nta kuntu namushakiye akazi. Yarifashe ajya gusambana na Stone umugabo twatandukanye. Neri uri underground imbere yanjye, uri imbobo, nago wowe buri munsi urya ibyo asigaje, wowe urya imisigarijwe yanjye. Nta numuriye nawe sheri, icara wige. Ndagira ngo mumenyeshe ko Jospi tuheruka kuryama n'umwana wanjye afite amezi 6, ubu umwana afite imyaka 6. Ubwo rero ako karoti ka papa we nago nyikibuka, nimba gacuramye nimba gahagaze ku myaka 6 nago nabanyikibuka. Reka kunsimbuke. Cyakora ikintu kinza mu maso ni ya manga yiwe namubyariye, ni ya mitego yiwe namubyariye, bwa burenge bwe burebure bumeze nk'amakaroni, nibyo byonyine binza mu maso. Uri kunyumva wambobowe? Reba igitanda njyamyemo, ngewe ndagira ngo umenyeshe ko mfite akabari, nkagira boutique, nkagira n'amarogi. Ubu Nikora ari iwanjye, aryamye iwanjye mu byumba byanjye. Mubwira akubwira ngo Jessica bahehe. Wowe uracyahunahuna mu buzu bw'ibihumbi 100 bwo muri ndaburaye, ndabura 100. Uracirira turandagara, uracyari muri ndabura 100 ndaburaye. Sibyo wa muruho uri gushyira kuri Jospi, niwe wishyura inzu, niwe umenya umwana, niwe uhana, niwe ugira ute, wandaye amafaranga yose ntago uri gugura mo Stone inzoga. Nago mubyinaho ngaho muri Variharara kuri 40. Ibyanyu ndabiyobeye ahantu hariya, ahantu mujya kunywera urumogi hariya. Reba muri Variharara winjiye mu matoilette y'abadamu, hari korodori yinjira kuri betting yerekana imipira. Iyo korodori harafunze, arimo umuryango, naga rero mujya kuryana iminwa we na Stone wandaye we.
cyangwa uzi yuko ejo bundi rega ngiye naraje ngiye mvugana n'uriya muntu ukora amasuku na yonje niwe mba nje kuranga mugurira inzoga nta kintu na kimwe nazi Stone yirirwa kurongora ngo muri toilette za vari harara warangiza ukajya kubabazwa nuko Josephine nawe arimo ararongora Nick urapfa ahubwo urapfa umutima urakuvamo ndagira ngo umenye Josephine ati papa w'umwana wanjye nayoberwa amakuru yiwe ejo bundi nari ndi kwa Gandarari ingegera ngiye nyishyira umwana ngizi musuzi igira isoni kuri anniversaire ya papa w'abana bacu wigize uhaba ko mubana mu nzu kwa mabukwe bazingura umukazana wabo nago Nick ari we wahaye impano Josephine kamumena amafaranga erega Nick ndabizi wasambanye na Josephine kuva kera wandaya we ndabizi ni nayo mpamvu wagiye kubwira Sadi yuko umwana ari wa Josephine wari ubizi nyine kwa ko abagabo bose se suba ari Sadi arakurya ari Josephine arakurya nari kugukizwa n'icyo inshuti yanjye kandi bose ubazi amaguru ububuno bwabo urabuzi ubukaroti bwabo urabuzi ni gute nari kugucicika wandaya we kariyo mpamvu Yesu bivumbura DNA zigapima ubu tuvugana nago wabyaye umwana wa kabiri nago bana na Fifi nago wirirwana na Josephine muryana iminwa mbobo akabari kose ko kwa Gandarare kuki katabivuga ubwo ndavuga ba Fari nkavuga ba Kevin nkavuga ba Sandra we Sandra nukundana na Kevin kubizi neza yuko Josephine aryamana na Nick ukaba ubizi neza ko nikabana na Fifi kubera cyo utabimubwira ababyinyi Imana murabana babi niyo mpamvu nabwiye uyu MC Gudugariti iyi live yisharinga mu bamansuzi murasangira umva we Fifi fata phone ya Nick ugende muri message za Josephine orebe ayibaze ibyanyu ndabizi byanyu mwese ndabizi mwambobo mwingemba naje Kigali ese mamuzi ko naje Kigali gukora iki mba naje mava namenye buri kintu cyose ku murongo ubu Stone ari kumwe na Neri uri kumva ubu ngubu Josephine ari kumwe na Nick ubu Fifi nawe papa Kalifa sinzi waba ari kumwe ariko nyine wenda harunda ari guhunahuna ndi kumva nawe sindabi haturupfu neza ariko mbafite ibimenye wowe Nick nubana n'umugabo mufitanye abana babiri kubera iki kuri anniversaire ya papa w'umwana wanjye wagiye kumena amafaranga papa w'umwana wanjye uyamumenaho nkande subiza kubana n'umugabo wajyaga guferesta papa w'umwana wanjye gute mujya muvuga ngo ndabatuka ngo murajya kundega muri ribu nta muntu ndi butuke ibi biba byabereye ku Karubanda nje sinyitukana navuze ko nazongera gutukana ibintu biba byabereye ku Karubanda izuba riva kubera iki kanje kureba Nicole kanje kumubyutsa mutapinga ndabyutse nitwa Lopez ndarwaye pe ndarwaye meze nabi ariko kambyuka inkuru nje kwisangiza ababyinyi bose ngiye ndayizantwara umugabo ngo nyihereze kandi bana n'umugabo siko musetsa wowe ubana n'umugabo urashaka kuntwarira papa w'umwana wanjye uri muratuma papa w'umwana wanjye ataza kureba umwana we wambobo baburetse gatuye njye kwa Gandarare nurangiza wange ko Josephine aza gusuza Sarena bura byarambabaje kubana na Fifi kufite umugabo izi ndazi ngenda narabakiranye bababwiye narabakiranye nitwa Jessica ngiye narabakiranye kandi sinzigeranye na Sheri nimwicare mwige reka mfungure narabakiranye nago nzigeranye na ngewe nyeni mumbwira ukuntu nzakena gute ngiye Jessica gute nzakena mu gihe kabage fungura ntabwo nzakena Sheri mu nkanda wa gift indarwaye ndimo gusumira ndimo gutitira murebe igipangu mbamo you see my house hello
ishyari agashyari ishyari riguturumbuza habi ishyari rituma wicara kaba niko mada ayo mazi ari kumeneka nayo mu gikoni genda uyafunga urumva mana abana ntago bari bunywe igikoma iyo bigeze izi saha mutaratekera abana igikoma mwumva nta soni mufite abashuma umwandeho wabonye abana banjye ntago barara nanjye dore njye mba hariya abana banjye babahangana baye bose mfite inzu ebyiri mfite botike nkagira n'akabari nkagira n'amarogi sinzongera guheka bage ku mugongo ubu nabaye bose wamubonye umuhungu wanjye kabaje kunyambira akansuza waramutse gute sheri mwabonye umukobwa wa Jospi nawe ko yabyutse umeze gute suza abantu babwire morning dore wabonye ya manga yo kwa se reba neza ibitotsi biramwishe pole sheri noneho wabaye misi turebe inyuma mu mutwe kuntu umeze oh my god you can see kasale nasigasa neza noneho arahumura mu mutwe shaho ninde yagusutse si mama nzi gusuka neza tapingi musubire mu buriri bagiye kubatekera igikoma are tarentonone ngiye kubakorera serelake na nido ndakonje guciri hehe nzanire guca ko mutari kunkandaho kanjye kubyutsa Nicole aranyica noneho aravuga ati kurara kwa Jessica n'ibisizi Niko uyoboye ko dufite abana baba bakeneye serelake mu gitondo byuka dukorera abana serelake na porridge na nido amazi yaje ahubwo mboni mwavomeye mu bibido byose no mu mabasi amazi atongera kugenda mu karaburizo fungura amazi bona amazi arimo gani yaramutse gute mu kabari kuri rogo ngwino nyesheri suza abantu dore bikora nagwa oya hejuru sheri suza matapingi Nicole ndavugango ngwino njye kugura ka primus gakonje nabo gashaka nabyo rushaka niba byuka bakorere pole niba kuvuga ukuntu Niki yahaye Jospa amafaranga kuri anniversary erega basandara barazima ufite na video yisane hano Nicole niwe wanje niko ngwino hano umva nababwiye ati tugiye kubaha show umunsi indaya z'abamansuzi zigize nabigo zibana n'abagabo zirirwa zifata abapapa b'abana bacu zikabaha imana muze tubanike ega mfungura idirishya ahantu haje ariko se badi abantu nabwiye ngo mushayiringe groupe z'abamansuzi meze bita ko nababwiye ko tubafitiye ubutumwa lukupa mugenda muzana uburoso mwiborose mwisiga n'amavuta hose mu maso lukupa wawa mandeketa baze banyereke video
we Niki ni gute ufata papa w'umwana wanjye ukamumenaho amafaranga kandi ubana n'umugabo mufite abana babiri ubwo ayo mafaranga urwo rugo rwanyu ntago hari kuvamo imbuto z'urugo rwanyu mugateka ase mwabyukije Fifi awi umva niko ngwino ayi mutapinge ubwo rero mwariyemeje ngo abagabo bose bangiye mu maguru ako kuki abakobwa twakuranye mugira ishyari kuki mu nyanga kuki mugira ishyari kuki muri imbo ariko narubeka kamutape iyi ndaye yanjye nzaraga kuva kera ngenda bizi nagiye ku mugabo papa Kevin ngwino hano Kevin yagiye ureka Kevazi ntabwo nagusanze kwa papa Kev utetse isombe wambaye boxer ya papa we kandi nguri inshuti yanjye dore nguyu Kev singuyu wamubonye umuhungu wabizi wakarabye mu maso ndi kuja kureba uburoso genda uburebe ni buroso mu nkande habashu dore umuhungu wanjye dore namwogoshe ubanga uyu musatsi ngomba kuteka na mwana wanjye utagozana na Sarina hano papa wowe uyu mwana nago nagusanze utetse isombe wandaya we wambaye boxer ni nacyo cyatumye dushwana werirwa abakobwa rero b'inshuti zacu nibo batugambanira ibazo umukobwa yirirwaga mbwira ngomba bariranga ura mugabo ngo uzamwange ngura mugabo ngo nagarire vo yawe ngarakuze ngo uri nguracyari muto ngo mwange umugabo ari kumbwira kwanga yanguriye imodoka tukura ubukwe turabana turabyarana uwo mugabo wambwiraga kwanga nyamara nasanze utetse isombi we mu gikoni wambaye boxer sheri mutapinga nyamara nje ibaze ko nataranakinisha kuryamana n'umugabo wawe ari kungendaho ubaka kanya ufasha amafaranga yamenye kuri papa Sarena we Sarena sheri gwira nkubwire iba urekuntu bano bantu bangendaho abanyarwandakazi mugomba kumburanira pe ibi bintu birakabije bino hano uvuye kuri uriya ugeze kuri papa huyu nguyu ni uri kumena amafaranga kuri anniversary ye Jospi ibaze wamubonye Jospi again ko nabyaye isura ye wambonye mujye mwicara mwige ese ubundi ko mama bakunda kuki mutababyarira mukanga kubana nabo mukajya gushaka abagabo mudakunda kuki mubana n'abagabo mudakunda nk'ubu ngubu ubana n'umugabo wirirwa umuciye inyuma wafataga papa w'uyu mwana umumena amafaranga nkande wowe gute wifata ugafata papa Sarena ukamuha amafaranga kura niko genda ubwire Nicola hano reka Nicola zane video zawe turazifite kwa Gandarari watunaye wasaze ngo bana n'umugabo acha abagore bibigoryi baragwiye urabura gufata utwo dufaranga babiri ukobokera dore ko muri Kigali mubayeho nk'indushyi ugenda uhahira abo bana bagura imbuto ugire gute uri kujya kumena papa Sarena uzubwenge azajya bagira ibigoryi abasenyera ingo zanyu ubu neri ni yananutse niyanganye n'urutoki ni yabaye urudodo kwa kwirirwa sambana na Stone udufaranga tugiye kumushiraho Stone agera mu kazi Knowless ziteretse imbere ye ariko narumiye koko ingwa yaneye mu mugi mutaping aba indazi Kigali zitwara n'abagabo izuba riva ku muzarwara sida sibyo na sida n'amakanseri n'ibiki byose ngenda ryoshye sheri nicaye muri apartment yanjye meze neza nago ndi level za wambobo mubwira ze kuri live yumvi mubwira ngo Jessica ari kwanika indaya mu nkande y'abashu abantu muzizi nkuru mwambare mukazamuka ngenda n'abana amafaranga oya nako na amafaranga mfite ndarwaye ahubwo muramfasha mu amafaranga nje kwivuza MC zamuka njewe n'abagore mwereka mbabwire man murarushye muraremerewe ubwo thank you mukomeze mu nkande ubwo uragenda ukicana Stone ukumva ngo wicanye n'umuntu wa danje kuba wicaranye n'umugabo wabanye nho na Jessica waba umustari ewan watwitse imihanda yose wayimaze
we wagenda kuri BD ya papa w'umwana wanjye ukumva kuba uri kumumenaho amafaranga watwitse imihanda yose niba bimbwira nkabimenya birambabaza uzi kuri ikigoryi abo bagabo narabanze naraborotse ahubwo barakoze kuma umugisha urumva n'abagabo ndabashimira mwama abana beza urumva njye nta kintu mbakeneyeho pe ikintu se nabakeneho kirenze urubyaro ni iki ubwo uranga ubwo hospital amuhamagaye ati se waje ugasuhuza umwana ubundi ubwo buguru bwawe bugenda imitego nibwo warunzanye imbere ngo uje kunsuriza umwana nagira ngo nkurebe ndebe ubwo bugoryi bwawe ndebe ukuntu usenya urugo rwawe kubera ubwo bugoryi bwanyu ngo bari kukumenaho amafaranga abagore b'abandi bagabo kwanza genda uyifate muri boutique urumva nzanira na shokora ebyiri njyewe naragafashe ndi umukire mfite boutique sheri ikintu cyose ntago njya gushopinga mu market muki mfite boutique mfite akabari ntago ndi level stand mwicare mwige mwambonye ningi yewe ivuyemo ayiye koko nimurebe ego mwami Yesu ngwiki Yesu mwami we mutapinga ye yamumenya amafaranga reka nyibereke ndayibereka gutesa ala gasha babuletse gatonya itonde murebe ndimo kwerekana nyine oya babuletse kitari kuvuga nshaka ivuge ntago ivuga yimivuga sheri izi ndatu zanike maze umugabo n'agahanga kabi dore ko abagore bari kumumena amafaranga bayanezerewe Yesu mwami ndajya umenyesha ko Sarina bagiye kujya kwiga nzagupfurizo direde nutamfasha Minerval ibintu byo kuza kureba ukajya kwitsimba indaya n'ubundi zanana ngamundebere oya ndeka nongere iyi video reka nongere nyirebe niko baburetse oya niko reka iyi video nongere nyirebe uyu ni papa w'umwana wanjye yabaye daddy we gute ibaze baraswera nitonde dore indaya sha dore indaya yasetse yanezere ipunda kuvuma wa mbobo cyokora indazi nukuri kw'Imana ndumiwe ibaze ko mfite n'ibimenyetso itonde Yes we dore kiga
itonde shokora muhena nikora ki niko iyi video ndashaka kumenya Neri yarayibonye niyo mpamvu Neri ari gusambana na Stone ivumbi riri gutumuka kubera bino bintu nsimbuke n'amakuru ufite bararyamana ndabizi ahubwo mva nkubwire none aya mafaranga yose nikiyahaye Jospi ko mbona harimo agafuka k'umuceri bari ukwezi mundebera indaya zo muri Kigali kuntu zashiriri kandi akira mvana imbere w'Neri sesemewe ayiwe ndapfuye erega ejo bundi nari ndi kumwe na Teta Sanitas byose yarabimbwiye kuntu ryamana na Sadi muracyarongorana kandi ngubana na Fifi abundi ura mwana n'uwa Fifi cyane uwa Sadi cyane uwa Jospi muzare bura mwana wa Nikiri mba dafite agahanga nka Kasarena mane muri imbobo mane najye mwibera nka Nicole sinayo ngo bagutwa mugabo bagutwaye Kendrick Kendrick waramukunze sheri mwambaranaga n'imyenda ndakwiyamye wimwihakana uri inshuti yanjye ikintu ngukundira iyo urekuye zino kukajugunya Marine imbobo ngamundebera ibintu biri muri Kigali ngo naza kuyibamo nahita ndwara depression umutwe ugatakara ibaze kubona umugore ubana n'umugabo ari gukoreshereza umugabo mwabyaranye anniversaire akamugurira keke akishyura inzoga zose banyweye akamumenaho imvura y'amafaranga iza 5 umutima nago wamvamo abwa ndi Neri najya guhiga Fifi tukikundanira kwako nikiyagutwara umugabo tayari nimba umugabo wagize bidi nuhaboneke nutanga impano bamutwaye mwaramutse vie nago cyakurije njye sinzigira nshaka umugabo niyo mpamvu ituma narongorwa ibintu biri kubera imihanda ababyinyi babaye amasatani ibintu bari kudukorera niko buzashaka umugabo kandi mufite gani sana yeganye pe gana cyasinziriye yagereka twaraye haramukarari umwana ndebera ibintu biri kuba imihanda ndagapfa muri kwibana abagabo ivumbi ryatumutse muri gupapura n'abagabo mbe ego ko mana wa filime simari munsimbuka nje nagutwikira mu nzu nkajya imageragera kujya Imana izatume njye imageragere nizama umugabo ndabeshya niko Boni ari gucana nacane ateka amazi abire tubakore sirirake mbega abakobwa njoro shabanishije umutwe mbega abana none hari abantu bambwiye ngo kisanga ajya kumvuga arahira bagutesheje umutwe tuzatubakingirana mwabana barashonje kisanga usigara ariko ngo ujya kumvuga waraye ngo nabi ngo nago wigize unkunda babyutse bakundegera kwa Godfather ngo nago wigize unkunda nago nziko suga kisa nawe usiga umvuga nabi afite poor network nago nabizeshu Jesse nizera ibipfuye byose akuvuze nabi hese ngo waravuze ngo njye ngo Jessica ngo akuvuga nabi nandi nago nakuvuga nabi how are you doing nara akaye babyutse banyereka video ndayiri kumena umugabo wanjye twabyaranye amafaranga wowe iki numvise ahantu gutukana akabonye nagutuse koko ako kisa uziko ndwaye hose ahantu gutuse koko uziko ndwaye narabibonye kwa Pastor Kim man
narabibonye kwa Pastor Kim. Umerewe ute? dore MC Gudugari niwe wanjyanye kwa muganga ntago ndakira nuko bari bamaye story ya papa w'umwana wanjye ukuntu ariko narumiwe ubu nirirwa mvunika nishyura minervari njyenyine ari amafaranga bakumennyeho nyoherereza ngura amakaye y'umwana ndabeshya niko vuga ngo mpaka mu gitondo ubu neriyicaye ngategereje umugabo mu nzu Neri yarari imbere kwa Gavin yari afite njye Gavin afite akabari akabana ako nani cyumweru kazamara ba Stone bazazinywa bazima reka nta nubwo bajyana aho kumva musigaze ubwe Sasa unaendelea je, unafira urumva umeze ute? Meruka Pastor Kim ari kugusengera. sheri ntago ndakira pe ndacyarwaye n'ubu ngubu nuko mba nabuze ahubwo se ubu ndakira ibintu mba ndi gukubitana na by'imihanda ubundi bizatuma nyira cyandaremba kurusha Ntago bya ni iki kintu nakubwira ni kimwe reka mubwire uno mukobwa bitanika ni izina ry'Imana yo mu ijuru niki ndagusengeye nitwa Jessica ndi umuhanuzi ujya uvuga ngo iwanyu muri abasilamu ngo ndakurahiriye n'Imana nkucire iteka Imana izambabarire kuko nimba narakoze umurimo w'Imana nkahindura abantu benshi ngakora umurimo w'Imana uko bikwiye Imana ibona ko izamijuru izambabarire kumera igihano kumera kuzimu uzashya ubuzima bwawe bwose aba bana uri kubyara ufite umuhungu ufite umukobwa sibazakugira akamaro ibyo bazageraho byose bazakunde papa wabo ndakuvumye gwera uyu munsi uzahora urinda imansura yirirwa yikoreye baga mu buzima bwawe ndakuvumye uyu munsi uzahora unywa agatabi dore n'ubundi winywera imara uzajya uhora ukurura ubwo bufege bwawe uzaba agacecuru gasabiriza uzasaze nabi uzasaze nka furaha wabyinaga top chief si yari umukobwa mwiza reba ukuntu ashaje nabi uzabe nkawe uzarinde upfa wikoreye bage ku mugongo ndakuvumye ndi umukobwa nkorera Uwiteka Imana yanjye izakumera umuruho mu buzima bwawe ntuzigere ugira business ngo witwe boss lady nkanjye suzigere ugira umugisha mu buzima bwawe uzapfura umukecuru usaba ifege wambobo ndakuvumye kumamazeni uziko ninda yanjye nzoniko reba igiye gusambana na Stade mukiri ubugambo bw'umwana suwo turi kugendana igeze kuri bizi papa Kevuye nguyo namusanze ari guteka isombi we nawe turashwana imuvuye ageze kuri Stone akibara cyagiye kibana na Nash buriya yaryamanaga na Stone tubana rejo ninde atitera karinda y'agasozi ahubwo ubufifa zinga afite umugore mu nzu uwo mugore wawe twarabanye ndamuzi asambana nk'isasi buri gahungu kose hayaragana Janti wa Biju bararyamanye uzi ko rejo akubitaga Janti ntabyo uzi kwa bonke ntabwo byibuka bakibyina mu nkunda amahoro urumva ndakuzi wowe urabizi ko nkuzi buri mugabo wese mwawe ba Omar aba ex bawe bose ndabazi inda wakuyemo zose ndazizi utagira ngo barishimye urumva kugenda ugafata papa w'umwana wanjye ukajya kumumenaho amafaranga nagaruka undusha amafaranga uracyari indushyi uracyaheka bage ku mugongo aho kugira ngo uruhire umugabo wawe n'umuryango wawe uri kwirukanka umenaho uwo mugabo twabyaranye ndamuzi n'umukuzi w'ibyinyo narukunda gufitiye uri kumva ubwo ibibazo byabacanze we na Neri mu rugo yabuze amafaranga y'inzu yabuze iki niyo mpamvu ariko Neri na Joseph barakundana impamvu bashwana n'ubukene bafite mufite ubukene kubera iki babagore batazi gushaka amafaranga uzahera kuwa mbere uheka bag ujya mu kabari kamwe kugeza ku kundi kwezi umansura mu kanya uri butaho ugapfumbata umugabo muri bwirirwana umunsi wose wowe uzakira gute
kuzatera imiruho agahinda ababyeyi bawe nta kintu uzabamarira muri life yawe